ari amavideo aracicikana, Prince Kid yamusabye, bagiye ku Kibuye, bira byose twarabibonye. Ariko se ubuzima bw'uyu mwana nyuma yaje kubwitwara moto, yaje kubaho ati? Ibi byose ni ingaruka z'ibibazo uriya mwana yanyuzemo. Ntago Miss Rwanda iri kamba uyu mwana yambaye ikamba ry'amahwa. Ariyo mpamvu dusaba niba hari n'abacamanza n'uyu mwana bari kugenda kubera ibintu byo gutwara, niba no kumucira urubanza, bamanze basubira inyuma gato barebe uyu mwana urugendo rwe no kugira ngo yisanga ashobora gutwara imodoka adafite driving license. Mental health uyu mwana yari imeze gute ko nta myaka 3-4 ishize uyu mwana anyuze muri ibibazo kandi atujuje imyaka y'ubukura aribwo ari kuva mu butineja. Muheto yararangaranwe. Iki ni igitekerezo cya Goodfather. Muheto yararangaranwe. Ngiye gusoza. Niba rero nkuko bahatura gutanga example ukavuga ko DY aho ngaho ni icyaha gikomeye, garuka wumve ko ihungabana ari ikintu cyitabwaho cyane, kandi uwo muntu bakamwitaho bakanamushakira n'ibisubizo by'icyo kibazo afite. Ntabwo gushakira Muheto akazi ntabwo byari bihagije nko kumushakira abantu bamwitaho bakareba niba uwo mwana nta hungabana yagize. Kubona umuntu ashobora kuburingwa na societe yose niba nta ngaruka byamugizeho. Ntabwo yigeze, sinzi niba arabonye health y'icyo kintu. So soza rero, Muheto ntabwo akwiye gufungwa, ahubwo agomba kwitabwaho n'abaganga, kuko uyu mwana yahuye n'ibintu n'umuntu w'umugabo adashobora gusiporta. So njye ku ruhande rwanjye ibintu murabyibuka, ejo bundi umunsi yafashwe mwarabonye ko nahise nkora space, ariko ndigaya ndayifunga. Mwabonye ko nakoze tweet ngahita nyisiba ako kanya, kuko narigaye nashushe ubwingo ndavuga ndi mu biki. Ntabwo ko ari gusanga katangaza inkuru uyu mwana it has problem, nahise mbisiba. Mwarabibonye n'abantu bafashe iyo record, nahise ngenda ndabasaba mu bisiba babikuraho. So igitekerezo cyanjye rero nasabaga niba bishoboka pe, hari no gukora space, hari no gukora no gusesengura, ntituvuge kuri Muheto wagonze ubugira kabiri, tumanze turebe Muheto n'urugendo anyuzemo ahabereye Miss. Uyu mwana yahuye n'ibikomeye. Murakoze. Yeah. Goodfather kwaza kabazo gato. Go ahead. Yeah, thank you. Kevin Rakoze. Yes, I know I agree with you. Ni ku ruhande rwawe rwose nje navuze ikintu cya rehabilitation, kuko gufunga so muti ariko amategeko at the end of the day. Iki kintu wenda usanze turi kuvugaho cya public opinion, wenda kuba bapostinze polisi yapostinze Muheto publicly kuriya, ntabwo numvise feedback yawe yari wowe urabyumva ute? It was good. Yeah. My friend, itegeko ni itegeko, ntabwo itegeko rigira santima. Ibi ngibi turi kuvuga nka public opinion nk'uko kubivuga, ahangaha itegeko ntabwo rigira santima, ni itegeko. Nta kintu polisi yakoze itagombaga gukora, sibyo? Ibyo yakoze ni itegeko. Yagiye muri record isanga Muheto n'ubugira kabiri agonze. Urimo kunyumva? Barashyira amategeko mu itegeko, barakora ntabwo ari special Muheto. Nta munyarwanda urutundi. Umunyarwanda arangana n'undi, itegeko retreating abantu mu buryo bungana. Ariko none twe tugaruke mu muryango. Se tukubyumvikana iki kintu cyo ngo bamudarabye. Ntabwo ari special, ntabwo ni umuntu nk'abandi, ni umuturage, ni umuturarwanda, yujuje imyaka y'ubukure, nakora icyaha aragihanirwa. Ibyo polisi yakoze nta kintu tuyinengaho, nibyo yagombaga gukora. Yakurikije protocol, ntabwo polisi ishyize na santima. Ntabwo polisi irakuza ngo se wa Muheto ngo ni uyu ngo Muheto ngo ni Miss, oya. Miss, umusirikari, umupolisi, umuhinzi, itegeko ni rimwe. Ntabwo sinzi impamvu cyeretse n'abantu mutamenya amategeko yo mu Rwanda. Nta comment mwabishyiraho. Itegeko ridutreatinga mu rwego rumwe, niba mubona umuntu kagasana wayoboye polisi araho ari generali bakamwuriza pandagara akagenda akajya mageragera akajya kurya ibigori, nibwo budasa. Ariko noneho tugaruke mu muryango, ibyo ngibyo ntimushyiraho comment. Tugaruke mu muryango, ikibazo cya Muheto. Ntabwo Muheto
nimujya no kumucira nimujya no kumukatira kuri ibyaha yakoze, mugiye gukatira umurwayi, umwana ku myaka 18 wa fesinze ibintu byari bimuremereye atashobora guhanduringa. Kubona abanyarwanda twese tumuburinga kuko Prince Kid yari afite abafana benshi. So kubona uyu mwana arashobora kwiyahuza ibiyobyabwenge, inzoga akatwara yasinze. Mbere yuko mucira urubanza mumaze murebe ingaruka y'ibyo bintu nimva n'imvano y'icyo kintu. Niko mbitekereza njye. none se Godfather abantu bose banyuze muri ibyo bintu bahura na depression ku buryo ubu aka kanya twakwicara tukumva yuko ibyo bintu yanyuzemo ari byo biri gutera iki kibazo. Turate kureba turebe ngo ese uriya mwana mbere yuko ahura n'ibibazo yahuye nabyo 90% ni igitekerezo ndi gutanga. 90% biragaragara ko uyu mwana kugira ngo yisange muri situation hari impamvu ishobora kubimutera, ko dushobora kuvuga se ni gute uyu mwana ashobora kwisanga muri situation anywa inzoga bigeze gutya. Nuza kureba hari impamvu ibitera. Uri kumva ni opinion yanjye nuko bitekereza. Kubona umwana w'umukobwa ku myaka 18 ashobora kwikorera case nk'iriya, yarangiza kwikorera case nk'iriya, mwese murabizi hano ukuntu Muheto izina Muheto byari byabaye we na Mutesi Jolly. Ariko fata we na Mutesi Jolly yari macuwa, yarakuzemo. Ngaho fata uriya mwana Muheto, ntabwo tuzi muri quartier aho yanyuraga ibyo bamukoreraga, abamuburingaga niba ari kuri social media gusa, ntabwo mbizi. Sibyo? Hanyuma turabona izi ni ingaruka. Ni ingaruka z'ibyura mwana ya fesinze. So ni igitekerezo cyanjye Kiminike. Godfather nkurikije point uri kuvuga bivuze yuko abantu bose n'ubundi bagakwiye kuzajya bafatwa muri ubwo buryo, bagakwiye nyine hari ubundi buryo bazajya baba treatinga nyine mu buryo namwe muri gutekereza wumva ko bafite depression. Kandi ibyo bintu bagiye kubijyamo nkeka yuko icyo gihe nta magara baba bari kurengera. Kubera ko ntabwo wavuga ngo umuntu ngo yatwaye ngo afite depression ngo kubera ibintu yanyuzemo, ibyo bintu byo kubyihangana wumve yuko umuntu wamugiriye ikigongwe kandi uzi ko ibyo bintu ari amakosa already. Ntabwo uri kumva maza uve point yanjye. Polisi yakoze icyo yagombaga gukora. Yakoze icyo bagombaga gukora ku munyarwanda uwo ari we wese. Ngewe hano turi kuganira nk'umuryango. Niyo mpamvu nuko nanze kwinjira mu muryango, habifitiye uburenganzira bitanakwiye, nari kunenga umuryango we. But I have no right ntabwo nshaka kwinjirayo kuko ntabwo nzi umuryango we, ntabwo nshaka kuwumenya. Ariyo mpamvu rero kuba ntafite uburenganzira bwo kwinjira mu muryango wa Muheto, aya masaha ndinjira mu muryango nyarwanda. Ndaza kwinjira muri uyu muryango nyarwanda, muri community nyarwanda hano kuko nyifiteho nanjye nyirimo, ndaza kwigaya mu bigaya. Ntabwo nibuze iyo nza ko afite ububasha, nkaba afite n'ubwo burenganzira, nari kunenga umuryango we, ariko ntabwo mfitiye ububasha. Ndanenga umuryango nyarwanda. Muheto nk'umwana w'imyaka 18 wahuye na biriya bibazo, ubuzima bwe nyuma yo guhura no gufesinga iriya bullying no gufosinga ibibazo bingana kuriya, Muheto yaje gukomeza ubuhe buzima? Ese iyo bullying yarakomeje iva kuri social media ikomeza mu buzima busanzwe? Ese uyu mwana yabonye protection? Uyu mwana yaraganirijwe, hari umuntu wamwegereye ku buryo yabashije guhanduringa kino kintu gikomeye, n'umuntu w'umugabo kugihanduringa ntekereza ko ushobora kumuvuna? That is my question, nicyo kintu ndi kwibaza. So nkavuga rero ahangaha ngenda nenga umuryango nyarwanda niba hatarabayeho kwita kuri uyu mwana. So ku ruhande rwanjye rero nkavuga nti ikigaragara nuko Muheto 90% ibi bibazo ahuye nabyo byo kwisanga asinda, mbona yaba yarabitewe niki kibazo yahuye nacyo cyo gukorerwa bullying n'abakunzi ba Prince Kid, ndetse no kuba adashobora gusuporta biriya bibazo yahuye nabyo ku myaka yari afite. Nibwo aragitaninga akiva mu butineje, umwana akiri kuragaza secondaire, yari kiri muto ya cyane. Murakoze. Dameke uri muranyumva? Dameke uri muranyumva? Dameke ubanza Mani Dameke se yabafite ikibazo. Ko njyewe naje hanga Dameke ashaka kuba nari ndi muri transition nibereye mu byanjye. Okay, nagarutse reka dupe umva nkubwire ahantu uri kujya ntago mje mashaka kandi turi kuri sensitive topic please.
se ko numva ubyegereje umutima mwana wanjye. oyo ngewe agahinda kaba kanyisha ahantu wagiye bino bantu bavuze ntabwo wabyumvise. So narimo nkurikiranira hafi, reka twumve Juliet yari yamanitse, ubwo n'abandi bagende bamanika tugenda tubumva. ubwo mbere nyuma yuko Juliet avuga hahita havuga wo bita Yankee. Yego. Sawa. Mwiriwe, nashakaga kugira ndabasuje mwese, kandi mwakoze ku bw'ispace Goodfather yakoze ku raising awareness ku bintu biri kuba ku buzima bwa Divine Muheto, ariko ntabwo mbizi nimba tuzi neza yuko afite ikibazo cy'inzoga. I don't think yuko alcoholism no gusinda ari ikintu kimwe. Ntago nibaza ko ari byo, so I don't know. Ntago twajya guhita dufata umuntu tuhite tumushinja yuko yabaye mu alcoholic. Ibyo ngibyo sinibaza ko ari byo. Ariko nimba ariko bimeze nkuko abivuze, nibaza ko akeneye help and family ye nkuko yabivuze, abashuti abamuba hafi bamuba hafi. Ngewe numva ko nshaka kuvuga numvishe bavuga ba feministe kandi ndi mu bantu bakomaze. So icyambere nge nago nibaza ko nishimiye kubona kuri abanditse ko Divine bamufashe atwaye adafite permis. Niwe muntu wa mbere mbonye, nta muntu wabajije, nta kindi kintu cyabiturutseho nkabona tweet ya polisi. Nibihari hari umuntu w'umufana we cyangwa umuryango we wabajije aho ari bakaba badusubije, byo byaba byumvikana. Ariko mu gihe nta yindi tweet ihari wenda yo kuvuga ngo umuryango we wamushatse uramubura, bakaba bari kubaza polisi kuri Twitter, ikaba iri kubamenyesha yuko bamufite, aho ngaho byaba byumvikana, ariko not out of the blue. Kuko nkuko bahora bashishikariza abantu kutabulinga, uyu mwana w'umukobwa agiye guhura n'ibindi bibazo byo gushindwa ko ari umusinzi. Sibyo, nagaruka kuvuga ko icyambere ndashaka gutanga disclaimer, nanga abantu batwara basinze kandi icyo yakoze n'icyaha. Sibyo, ariko gufata bagafata tweet bakahita bandika gutyo, nta wundi muntu ndabona babyandikiye. That is why ndi kubivuga. Hari no wa mu parlementaire wigeze gusaba imbabazi, anavuga yuko asabye imbabazi ko atazongera gusinda. Sinigeze mbona amatweet ye ya mbere polisi imwandikaho ko yigeze asinda. Muraza kunyibutsa ukuntu yitwa. Sibyo, ariko kubona uyu mwana w'umukobwa ariyo bafashe bagaheraho bagahita bavuga bati iramenyesha, bamenyeshaga abandi, batumenyeshaga twebwe, bamenyeshaga umuryango we, bamenyeshaga abafana be. So niyo mpamvu I got confused. Numva ko atari ikintu cyiza, kuko ubu ngubu bamushore babyita gute, ni nko kugufata bakaguhereza public. Arabizi neza yuko social media, aba YouTubers na turi kuri space, definitely people bazamuvugaho, kandi mu by'ukuri ntago nibaza ko ari ikintu cyiza. Ariko icyaha yakoze, icyo ni icyaha. Ntago ndi kuvuga ko ibyo yakoze ari byiza, ntago ibyo yakoze ari byiza, kandi umuntu wari we wese gutwara umuntu yanyoye ntago ari byo, bibishyira ubuzima ari ubwawe mu kaga, ndetse n'abantu bari ku ruhande rwawe. Donc abantu usanze mu muhanda, ibyo ngibyo ntago ari byo. Ariko kuri abatwitinze nicyo kibazo mfite, kandi biriya mwagiye muvuga ko ari public figure, nta muntu, sinigeze mbona umuntu wamubaririje. Ari umufana we uvuga ati nabuze Muheto yagiye hehe. Niyo mpamvu nibajije out of the blue, why would they tweet bavuga bati turamenyesha yuko yasinze kandi ntago atwara afite permis. So abari kutwataka ngo aba feminist iki, nge nabajije, sinigeze mvuga ngo umugore kuki, please, nabajije impamvu ni kubera iki Muheto ari ugiye kuba example y'abatwara basinze muri iki gihugu, cyangwa kuri uyu munsi, muri uku kwezi, kubera iki we barashaka kumuyuzinga as an example? Why would they use her as an example? Bafite wa mupapa ni example wenyine, yaranatubwiye yuko yasohoye n'igitabo. Uriya ni example, kandi ahora twigisha kuko atari byiza gusinda, right? That's an example. Yari n'umuparlementaire, aranabyemera. Kuki bahise bafata uyu mwana w'umukobwa Muheto akaba ariwe bakoresheje donc example ya tweet muri uyu mugoroba? That's the only issue I have with this whole thing. Murakoze.
wareka nkamusubiza ko nkakoresha akantu wanyumvishe nabi Juliet. Ntabwo navuze ko Muheto ari alcoolique, sibyo? Navuze ko niba bibaye ubugira kabiri, kuko nujya kurira mu itangazo kandi birazwi, wabonye imodoka ya mbere ni ubugira kabiri uyu mwana agonze akoze accident kubera bavuga ko yasinze cyangwa yanyoye. Ahangaha ho urukumva ko ni ikibazo. Urumva ko niba bibaye ubugira kabiri no muri statement ya polisi mu itangazo bashyizeho biragaragara. Ariko reka babwire nk'abafeministe niba muhari mukora kuko mu exista mubeho muhari, it's time, kuko ntekereza ko uyu mwana ntabwo Muheto ntabwo iki cyaha yagikoze nibyo, ariko icyaha Muheto yakoze imva n'imvano cyangwa impamvu yatumye icyaha kibaho ni ikihe? Impamvu ni iyihe? Iyo mpamvu turi dakoro nayo. Uyu mwana yaratereranwe, uyu mwana yaratereranwe, uyu mwana yanyuze mu bintu n'umuntu mukuru mwese muri ahangaha niba kera bisporta. Ko twabonye ko urubanza bararutsinze nibyo, Prince Kid arafungwa cyangwa batsinda urubanza, bigaragara ko byabaye nyuma yabyo. Bullying uyu mwana yakorewe yangana gite? Ubuzima bwe bwaje gukomeza bute? Aho ngaho niho ngiye ndi kureba ikibazo. Naho ko iki ngicyo cyo kuvuga ngo kumushyira hariya muri ntuza, kumushyira ngo gushyirana niye hano ku Karubanda, mini polisi igatwitinga tweet. Ntabwo rero wa mbere bashyizeho batangaje. Polisi zitangaza ibintu byinshi bitandukanye, nubwo nanjye ntumva impamvu bamanitse Muheto babishyizeho harame bakaba nk'intangarugero cyangwa bikaba bugira kabiri. Remember, it's a public figure. Ntabwo nzi uburyo inzego za polisi zikora, abo zishyira zitangaza ko babafunze bakabagenda no kubashyira kubegereza inkiko. Sinzi ngo bagendera kuki. There is no comment. Ntabwo ngenzi nza gukomentinga ku byo nani urwego rwakoze. Ariko nabyo ku rundi ruhande, ese polisi za kubikora barebye ingaruka bishobora gutera kuri uyu mwana muri ubuzima bw'umwana nabaramuka avuye mu bushinjacyaha, aramutse atsinze urubanza se byagenda gute? Bamushyize ku Karubanda. Ibyo ngibyo reka mbyihorere, ntabwo nshaka kubifokasingaho. Icyo ndi gufokasingaho ni iki ngiki. Kanisabira abafeministe muri aha, especially kuko mwe muvuga ko muri n'ababyeyi ndetse muri n'igitsina gore. Uyu mwana nk'abafeministe ko nzi ko muri ku ruhande rwabo mwakoze iki? Mwabantu mwe rero ndatekereza hano abari abantu benshi, harimo ababyeyi benshi, ababyeyi bari muri iyi space. Navuze ko ngiye ntari bushyire comment ku muryango wa Muheto, ndashyira comment ku muryango nyarwanda. Muheto akimara kuva muri ibi bibazo yarakeneye abantu bamuba hafi nk'umuryango. Umuryango nyarwanda mwakoze iki ko mwasanze bano bana bari victime? Ko muzi ko bakorewe bullying y'uburyo bwose, bagatukwa bagakorerwa buri kimwe, hakozwe iki? Hanyuma umwana mu gusurviving ibyo bintu, my friend, uretse no kuba ashobora kunywa kwisanga ari mu nzoga nk'izi ngizi, n'uyu mwana ahubwo yari committing suicide akiyahura. Uyu mwana yakorewe bullying iteye ubwoba, hanyuma ahabwa akazi, yarakoze, yabonye akazi arakora, abona amafaranga yo ku accessing ibyo bintu bituma umutima wutuza. Nizo nzoga yisanzemo. Ntabwo tuvuga ko ibyakoze atari ibyaha, yakoze ibigize icyaha kandi ntabwo itegeko rigira sentiment, nta nubwo rishobora kujya muri izi details turimo. Ariko nk'umuryango nyarwanda, nubwo yagenda agafungwa cyangwa akabihanirwa, ibi niba ku wundi mwana w'umunyarwanda, society igomba guhaguruka. Ntitwumve ko kuguha umuntu akazi bihagije, kumuha ubutabera bikagaragara ko bihagije. No, bumve ko na mental problem hari, umuntu ashobora kumuburinga akisanga ashobora no kwiyambura ubuzima. Muri kuvuga kuko yakoze ibigize ibyaha, ariko uyu mwana yadashobora gusiporta akiyambura ubuzima, amasaha no kuvuga indi nkuru kuko yakorewe bullying iteye ubwoba. Niba rero yari yisanze ari kunywa inzoga, ntabwo ntekereza ko uyu mwana cyari gikwiye ari kumutwara muri kumufunga. Ntabwo kunywa inzoga kwa Muheto ari ingeso. Kunywa inzoga kwa Muheto niba yarazinyoye ni ibyago umwana w'imyaka 18 yisanzemo. Uyu mwana yisanze muri situation umuntu mukuru atasporta. Yarafite imyaka 18, uyu mwana yambara ikamba niba ntibeshye. Yisanga muri situation ashobora gufacing ibintu by'imanza nka biriya. Muzi ko abana babatera bakagenda bakajya kubafunga. Muheto ikambe barabafunze bagiye kubakoresha investigation. So niba umwana yarisanze muri iyo situation,
aho abandi benjoyinga ikamba wakenjoyinga investigation ariko gukora investigation mwarabibonye. Ibyo ngibyo bivuyemo ahuye na bullying y'abanyarwanda. Muzi ukuntu tuburinga, muzi bullying ibangaho. Uyu mwana mwabwiye ngo yitwara ate? Aba feministe muhaguruke musabire justice, uyu mwana ahabwe ubuvuzi ashaka, abantu bamwitaho. Murakoze. ariko nizere ko izo estimation nyine twese dufite ntabwo tuzi niba ari byo koko, uko ari igitekerezo cyawe. Uretse ibyo bivuga atari byo ni ibihe? ariko oya umuntu hano aratanga igitekerezo ukuntu abyumva. Urakoze cyane. Uyu muntu atanga igitekerezo ukuntu abyumva. Habe nanjye personally ntago nshyigikiye, ntago mbyishimiye. Kwanza kudashyigikira umwanzuro w'urwego nabyo ni ikibazo, ariko ntago nishimiye ko yashyizwe yatangajwe kuriya. Ariko nanone ko ari ibijyanye n'amategeko, kandi ibyo amategeko yose agena siko mbyishimira, kandi si uko ababeshya amategeko. None se mwagira ngo bigende sinzi ukundi byari bugende. Nanjye ntabyo kuri mwebwe nk'umuntu uri public figure, mwagira ngo bigende bite? Nusa uzi kamini ukuntu byari bugende. Again njyewe ukuntu navuze ko tubwizanye ukuri, tuba ku social media twese. Bimaze iminsi bivugwa ku ma YouTube, Miss Muheto yarafunze ari hehe. So polisi yatangaje ko bamufite n'ibyo azira. So ahubwo Goodfather arazinze ikintu gikomeye kandi cyumvikana abantu batumvaga, ni ukureba uyu mwana w'umukobwa Miss Muheto, impamvu yagiye agwa wenda muri zino incident zo gusinda akagonga, biraterwa n'iki? Ahubwo jewe ndaza gusaba mu bufasha bari hano, ari n'abanyamategeko bahari, ubundi mu rukiko birashoboka yuko bashobora kuvuga nta muntu ndi kuzamura n'umwe. Oya Ramenge ndi kubazamura bose. Ntabwo uri kuzamura abantu. Ngende mo ndabazamura, ahubwo muze kumbabarira twumva umuntu bita Dr. Amiyeri, aba ari umuntu ariko banza urangize narive. Yes. Urakoze cyane. Aba bamiyeri niba bahari n'abandi banyamategeko, ubundi mu rukiko birashoboka yuko umuntu ashobora kuba yagwa muri aya makosa kubera wenda iyo situation iri specific, wenda personally kuri Muheto akaba yagirwa wenda izo nanjye nagumya kureza mu kintu cya rehabilitation cyangwa se kuganirizwa, kuko kakubwire Kemini, ibyo uvuga nabyo turi mu gihugu cy'amategeko, nta yindi choice. Niyo mpamvu nabaje shimira u Rwanda, kuko ibihugu muri Afrika ibi bintu birakomeye cyane. Ibintu bya DUI nawe uvuga ibyo muri Amerika ku runzi bafata ibintu bya driving iyo watwaye imodoka wasinze none udafite na perime ni ibindi. Ni nko kuvuga ngo isi bikuguyeho umunsi wawe burangiye uvuga uti karabaye, kugira ngo umuntu atanze igitekerezo avuze ngo Muheto Muheto ntiyarangaranwe kuko afite imyaka y'ubukure, ni nayo mpamvu yemerewe kujya muri biriya byose. Kuba sosiyete yamuburinze ntaho bihuriye no kujya mu biyobyabwenge, ahubwo ibyinshi byatewe no kwisanga yabaye star, maze bimuha exposure irenze ubwenge bwe. Kuba star kuri iriya myaka ni burden nk'uko Goodfather bivugaga. Yego hari uburyo yagombaga gufashwa, ariko umuryango we niwo wa mbere wari ufite izo nshingano. Umuryango utabibonera umwanya ukifashisha ukifashisha abajyanama. Arongera yandika indi message aravuga ngo police gutangaza ko Miss afunzwe ni uko ari public figure nta kindi. Abanyarwanda baba bagomba kumenya ubuzima bw'aba public figures bwose bufite aho buhuriye n'inyungu rusange, apana ubuzima bwabo bwite. Ibyo Miss yakoze biri within public interest, kuko ni icyaha yakoreye public. Gutwara wasinze si icyaha uba ukoreye polisi, oya ni icyaha uba ukoreye abantu bose.
ni igitekerezo yaratanze nagira ngo tujye dufasha n'abantu bari muri comment bajye Rame urakoze cyane kuri iyo message udusomeye ariko urumva uwo muntu wanditse message ni umuntu wo mu nzego niba atari umuntu Goodfather ntabwo wabihamya ko ari mutinga tugende gake no mu rwo ku rwego n'umufundi hari urwego abariho ari nta kubaka kibazo nashaka bakora ubuyede uretse gato ndababaye nge mu mutima wanjye uraremereye muze kunyanganira sindi stabinge mbere ihangane gato twumvikana ikintu kimwe abivuze neza cyane ntabwo twebwe kuba uwo muryango nge nkuko ngiye ntemere kwinjira mu muryango w'umuntu cyangwa ntange comment ku muryango w'umuntu nababwiye ko nari kuvuga umuntu wa mbere ari kunenga n'umuryango wa Muheto ariko ntabwo ngiye mfite kujya kunenga umuryango w'umuntu tubyumvikane mugerageze tubyumvikane nawe urabisubiyemo neza cyane none se ntuza we niki I mean ko avuze ko umuryango wari kwitabaza abandi ubinaniwe niba uwo muryango ntawe afite niba uwo muryango utaragizwe capacity hanyuma se umuryango nyarwanda nawo mutererane niyo mpamvu twirengagije uwo muryango ari kuvuga ari gushinja ayo makosa bakabe warabikoze twebwe rero ntabwo nabasha kujya gushinja umuryango w'umuntu ntazi uwo muryango ngo bayeho gute uwo muryango ubanye n'umwana gute nabyo ngibyo tugiye kwinjira muri vie prive y'umuntu wasanga maybe hari n'izindi excuse zatumye uriya mwana atabona iyo guidance cyangwa abantu bamuba hafi muri ibyo bihe tugaruke gatoya rero hanyuma tugaruke kuri uyu muryango nyarwanda kuko umuntu ni umuntu w'umuryango akareka kuba umuntu w'umuryango akaba umuntu w'igihugu akaba umuntu w'umuryango mugari nyarwanda rero ndibaza ngo nk'umuryango mugari nyarwanda uyu mwana yaratereranwe mwese icyo nzi cyo nuko turabadakora uko yatereranwe kuko ntabwo Muheto nyuma yo kunyura muri ibi bintu yanyuzemo icyo yarakeneye kiruta ibindi ari akazi yego nako yaragakeneye ariko yarakeneye abantu bamuba hafi mu guhanduringa ibi bintu yaramaze iminsi anyuzemo aravuze ngo ntabwo ari kumuterana ngo ni kuri public figure ngo yananiwe kubihanduringa abamisi se bahuye nabyo babonye zira femu ni bangahe si benshi Muheto wabaye mu minsi wa kangahe ariko tugaruke gato ninde mu bamisi batambutse bahuye n'ibazo uyu mwana yahuye nabyo banyuze mu rugendo uyu mwana yahuye narwo ntabwo turibuze gukora komite ku mategeko rero arahanwa nk'umunyarwandakazi nk'abandi bose ntabwo ari hejuru y'itegeko ibyo turi d'accord nibingibi byo kumushyira on public bakamuzana hano ibijuri atari kuvuga ko bidakwiye wabona bidakwiye aho ntabwo ndi bushyire comment ku myanzuro y'inzego niba polisi yumvishe ko igiye gutangaza tubona batangaje bamwe ntabwo tuzi icyo bagenderaho ariko tuzi ko bakora akazi neza there is no comment kandi babisobanuye neza muri iyi message bandikiye Rameki aho bavuze ko iyi message ntabwo nyandikiye na polisi nta nubwo nyandikiye n'umuntu wa mu nzego ni igitekerezo cy'umuntu uwo muntu nawe ari gutanga igitekerezo nkatwe hano nkuko yanditswe iyi message yanditswe n'uyu muturage abisobanuye neza cyane icyaha Muheto yakoze yakikoreye public agikorera hanze so kubishyira hanze rero kubitangariza hanze ndumva nta gitangaje siwe wenyine siwe wa mbere nta nubwo ari we wa nyuma tugaruke gatoya rero no kuri iki kintu twebwe icyo nifuza cyangwa icyo nsaba ngiyewe nkanjye simple individu nka Goodfather icyo ndi gusaba uyu mwana dukore ahubwo akaba hariho hashtag justice to Muheto nk'umuntu watereranye noneho uretse gato wimvugiramo ndangize point yanjye ni igitekerezo kidakuraho icyawe ngewe ku ruhande rwanjye ibi byaha yakoze agenda bihanirwe sibyo reka mbivuge gutyo da ariko nyuma y'ibi justice to Muheto ku mwana w'imyaka 18 wahuye n'ibibazo twabonye nk'ibi ngibi akabinyuramo yarangiza kubinyuramo akaba yaratereranywe ataregerejwe abantu bagombaga kumwitaho nk'umwana muto w'umukobwa ufesinze ibintu biremereye ikintu abantu bakoze abanyarwanda bamukoreye bullying my friend nicyo kintu muri kwirengagiza tumaze turebe ngo wowe uyu muntu umwe akukoreye bullying bigenda gute hanyuma uyu mwana wakorewe bullying n'abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi yaba aho anyura mu muhanda yaba kuri social media akoresha uyu mwana yahuye n'izo bullying niyo mijugujugu barayimuteye bituma ariyo bamugenda kuvuga birashoboka ko ari byo cyangwa atari byo ngiye mvuga ngo nitegereje mbona ariyo mpamvu uyu mwana ibi ngibi cyaba kimwe mu byamusunikiye mu kwisanga anywa inzoga agatwara yasinze akisanga mu ngaruka izi ni ingaruka z'ibi bibazo yahuye nabyo nkavuga kubera iyo mpamvu rero
ntibajya kureba bagiye gucira umwana urubanza cyangwa bagiye kureba icyatumuteye gukora ibi, ntibarebe ko yatwaye yasinze gusa, ahubwo bazarebe n'icyamuteye gusinda n'icyamuteye kunywa izo nzoga. Yari asanzwe anywa inzoga mbere cyangwa yiyahuje izi nzoga bitewe no kutashobora kumetiriza cyangwa no kwihanganira imijugujugu yatewe. Nsoza nanamanuka justice kuri uyu mwana w'umukobwa kuko yatereranywe n'umuryango mugari igihe yahuye n'ibibazo adashobora kusiporta nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 18. Murakoze. Okay, reka twumve runani uzamura niba nsomye narisomye igice. oya Rame murakoze nagira ngo ndi warumvugiyemo Komeza runanira. ariko Rame witoha Dr. Miel ngira ngo yazamuye kuva kare. Yego. murakoze ndabashimiye. Hari igitekerezo cyanjye kidakura icy'abandi numvishe Goodfather yagiye abivugaho. Nagira ngo mbaze ku bantu bamenyereye ibintu bya Miss Rwanda, ese nyuma y'uko Goodfather avuze ko Muheto yatereranywe, ahubwo nimwasanga wenda ibyo yari yiteze akimara kurifata byarahindutse kubera saga zagiye zibamo nk'ibibi. Ikindi cya kabiri, numvishe Goodfather avuga ngo depression ngiki, nagira ngo mubaze niba kiri hafi. Iyo umuntu ari urubyiruko akaza kugaragarwaho n'iriya myitwarire, bivuze ko deja ahise agira iyo depression, cyangwa twe turabizi ko mu cyaro se cyangwa n'ahandi hasanzwe muri rusange iyo umwana w'urubyiruko se yitwaye neza cyangwa nabi baravuga ati ese nta kigare, first of all nta kigare ashobora kuba yarasanze hariya ahantu yisanze kiri kumutera wenda iyi myitwarire yo kuvuga ngo yasinze today, yagonze today, yasinze ejo, yagonze ejo, ibintu nk'ibyo. Ikindi cya gatatu nashaka kuvugaho ni abantu mbona wa mugani babikomeje bavuga kuri ngo kuko babishyize hanze ntibamuzi amakuru. Ntimwigize kumva amakuru y'umuminisitiri nawe ngo basanze mu parties ni hehe yasinze. Nese urumva polisi yahagarikwa minisita inaniwe guhagarika Miss? Ntabwo bibaho. So ntimubigire big deal, ahubwo mwakabaye muvuga ngo Gute umuntu udahagarariye nka nyampinga w'u Rwanda yisanga first of all yasinze, not kunywa yasinze. Icyo kibazo cyanjye. Murakoze. Doctor. Yes, Dominic. Turakumva. Okay. Reka nshimire abambanjirije kuvuga. Icyo nshaka gutangiriraho, iyi space ubwayo yabaye kubera iryo zina rizwi. Yes, Muheto ni Miss Rwanda, ni public figure nk'uko mwakomeje kubivuga. Ariko icyo nshaka kugarukaho, Goodfather, hari ibintu Goodfather yagiye avuga, ariko icyo nshaka kugaragaza ko nemeranwa nawe nuko hari ibintu yagiye asa nk'ushimangira. So actually ngiye ntabwo naza hano ngo mvuge ngo Muheto ari depressed nk'uko Goodfather ari kubivuga, ari depressed. No. Yes, nibyo kuko twaribonye kuri social media yahuye n'ibibazo bitandukanye biza no muri media, ariko ntago ari ikintu twaheraho ngo tuze twemeze ko Muheto byabaye karande kuri we bituma aba depressed, bituma ajya gufata izo nzoga anywa agasinda agatwara yasinze. One, biranashoboka yuko no kuwenda na miliyonezara menshi, ariko harimo kuvuga umuntu waburetse. Komeza Doctor. Biranashoboka yuko wenda na mbere yuko yaba Miss Rwanda yashoboraga kuba wenda yaba yanywa inzu nzoga akanasinda, ariko nyine nta wari umuzi. So ariko nyine iyo umuntu abaye Miss Rwanda izina rye riba ritumbagiye, riba rigiye ku rundi rwego, abantu baramumenya nkuko nanjye namumenye ari uko abaye Miss Rwanda. So icyo nshaka gukomozaho kitari no kumvikanwa na benshi ni impamvu kuba polisi yabitangaje.
ngiye ku ruhande rwanjye kuba polisi yabitangaje nta kibazo mbibonamo kubera yuko aho dutuye aho tuba tuzi abantu benshi batandukanye polisi itangaza yewe bari no mu kigero cyiwe bafashe banyoye basinze ariko se kubera iki tuvuga ngo tujye kuvuganira uyu muntu kubera yuko twabonye ko hari ikintu cyabaye ku muntu uzwi so twumve ko Muheto amategeko aramureba nibyo nkuko n'abandi bose abareba yes ndabyemera no kuba polisi yabitangaje nta kibazo kiriho gusa mwavuze ibintu byinshi byo gutwara nta perime ndakeka aho twumviye amakuru ngo yagoze inzu yari Kimironko hagiye guca nk'umwaka urenga cyangwa imyaka 2 ntago ndimo nibaza ese Muheto kuva yagira iyo modoka mu myaka 3 inishize nta driving license yari afite ese yari ayifite barayimwambura byagenze gute actually urumva harimo amakuru amwe tuba tudafite ariko tukagira ute bite nuko tutayafite tukaza tugira ibintu tuvuga dusa nk'ibishinze umuntu cyangwa se bimushyira mu mwanya atakabaye kuba arimo yes ubutabera nibwo buza bugafata umwanzuro wabwo bitewe nuko bibona ibintu ariko niba Muheto kuko yaranyweye agasinda agakora ikosa mwavuze ibintu byinshi mwavuze ku muryango mwavuze kuki ku babyeyi mwavuze ku bafeministe ariko Muheto aho hantu aba yanyweye anywa ari wenyine rega buriya nujya no kuvuga umuntu uzarebe ku nshuti ze za hafi nk'ubu Keminikura bizi iyi mihanda bibaye turaza tukavuga ngo nama w'Imana na ba no brainer urumva aho rubaye ngo muba muri kumwe inshuti za hafi z'umuntu akenshi na kenshi si 100% ariko zimenya ukuri ziba zifite ukuri kw'ibyabaye kuri buri muntu so rero ntabwo Muheto yagiye yicare muri rumo yikingirane anywa inzoga wenyine narangiza ngave mu rugo ajye mu muhanda nuko yari yasohotse akajya ahantu akanywa byumvikane yuko ntabwo yanyweye wenyine uko byagenda kose ari kumwe n'abandi bantu Dr. kubijyanye na driving license kuva yabona imodoka yirirwa akora nta na rimwe yari yayibona aratsindwa iyo niyo ntuzihari so okay actually urumva nyine harimo ikibazo one nekereza hari abashinzwe kureberera inyungu ziwe nkuko mwagiye mubigarukaho ariko hakiyongeraho ikintu cyo kuvuga ngo Muheto yari amaze kuba mukuri imyaka 21 n'imyaka myinshi yari afite umwanzuro wo kuvuga ngo okay iyi modoka ni yanjye ndanayitwaye wenda bamwe bakamubuza ariko bakabirengaho akabitwara so rero mu gusoza icyo nshaka kugira ngo twumve amarangamutima ntakajya tuganza ngo twumve ko kubera wenda wa muntu twari tugabwe tuzi ko ari mwiza ku mutima cyangwa se kwisura twari tugabwe tuzi yuko ari umuntu w'umustari uzwi mu gihugu niba hari ikosa rya mugonzi nk'inzira abandi banyuramo nawe bakazimunyuzamo nitukaje tuvuge hano ngo hari ibyacitse nukuri pe nabonye abadamu n'abakobwa benshi bavuga ngo ntago byari byo ngo ntago byari byo yes sometimes ibyo muvuga ndabyemera ariko ahantu tudahuza nuko mubikora ku bantu bamwe abandi mukabihorera murakoze cyane okay arakoze cyane reka mbasomere indi message nanone aragize ati dekera kwita Muheto umwana yemerewe kujya mu marushanwa kuko afite imyaka y'ubukure kandi akaba akiba misi yari yabaye icyitegererezo already yari yitezweho gufasha abandi bakobwa ubwabo none umuryango nyarwanda waramutereranye gute umuryango we ntituwinjiremo ariko mushobora gutanga igitekerezo muvuga umuryango rusange umuryango wagutse ko ari wo wagakwiye kuba waramwitayeho gusa ariko uko byagenda kose ntibimuhesha kumara iki gihe cyose atwaye imodoka adafite uruhushya rwo gutwara Space Goodfather ndabona ufite ID umva okay mbere yuko ndavuga reka nze mubwire uwo muntu ndatekereza ari gusubiza kuri bimwe navuze ariko reka musubize muri aya magambo impamvu twanze kwinjira mu muryango wa Muheto ntabwo dufite uburenganzira bwo kuwinjiramo
sibyo? Ikindi cya kabiri, ntabwo ari kure yanjye ari kuvuga ibyo ndi kuvuga. Ntabwo ibyo icyaha Muheto yakoze ndi kukigira shyashya. Muheto ni umunyarwanda nk'abandi, nibasanga ibyaha bimuhama baramuzirika, baramujyana amabuso, baragenda baramufungira bamukatire. Ntabwo itegeko rigira santima, ntabwo itegeko rireba uburanga, ntabwo itegeko rireba imyaka. Azironga yuje imyaka y'ubukure, itegeko riramuhana, ntabwo ari special. Ni umunyarwanda nk'abandi. Nta nubwo ndi kunenga inzego zamufashe, inzego zakoze akazi, inzego zarebye inyungu za rubanda, inyungu z'abantu benshi. Niba yatwaye yagomba gutwara ubuzima, kuko aya masaha ya Muheto yaza kuba yagonza akica abantu, ntabwo amasaha inkuru aba ari iyindi. Aho ngaho rero niyo mpamvu ndi gushyira komenti ku byo polisi yakoze. Polisi yakoze akazi tugomba kuyishimira. Ibyo ngibyo ntabwo uri gushyiraho komenti, niba mutari kumva no kuvuga kuri byo gushyira amafoto ye hano. Niba babona hari ubutumwa bishobora gutanga ku rubyiruko n'abakora nk'ibi ngibi bakora, bikaba bishobora gukumira ibishobora kuzamura, bishobora gutangira urupfu, polisi ikaba nibwo buryo bwiza yagomba kubikora kugira ngo utambutse ubutumwa. Abatwara ibinyabiziga banyoye babireke. Muzi ko bahoramo amatangazo ya buri munsi abibuza. Ntabwo ndi bushyire komenti uburyo polisi yabikoze no gushyira amatangazo hano. As a public figure, niba babonye aribyo bikwiye, I don't care. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo ndi gufata ibyaha bya Muheto yakoze ngo mbihanagure ndeke kubigira ibyaha, mvuge ko bakoze amakosa kumufata. Oya, yakoze ibigize ibyaha, niyo mpamvu aya masaha atari mu maboko ye. Tugaruke noneho ku cyo ndi kuvuga, mugerageze kucyumva. Aya masaha ndasubira inyuma mbabwire abantu ndi gukondana ni bande. Muheto yisanze mu byaha, ariko njye ndi kuvuga kuri Muheto mbere yuko yisanga mu byaha. Ni iyihe mpamvu yatumye umwana yisanga muri ibi byaha? Uyu mugabo amaze kuvuga hano, reka maze clearing kino kintu. Ntabwo navuze ko Muheto yamaze kuba afite depression cyangwa amaze kubimbata ibiyobyabwenge, ndabihakanye, siko navuze. Ariko ndavuga nti njye nk'igitekerezo cyanjye nuko mbibona, nk'umwana, nubwo nivuga ngo sihurije ijambo ry'umwana w'umukobwa, ni umwana, nibwo ari kuza imyaka 18 Muheto. Ariko kuko we amategeko abivuga, wenda itegeko ryari maze kumuvana mu bana, agomba kwifatira imyanzuro. Yego. Ariko nk'umukobwa w'umunyarwanda, kandi gukoresha ijambo umwana, nk'umukobwa warugeze muri rugero, akaza nibwo ari kuva muri secondaire, yisanze ari public figure, yambaye ikamba rya Miss Rwanda, wenda ashobora kuri handoringa agatuza. Uyu muntu aba moderator mwamufashije. So nkavuga nti uyu mwana cyangwa uyu mukobwa, nkuko muri kubivuga, wari umaze kugera mu myaka y'ubukure, wahuye n'imijugujugu twabonye yahuye nayo, ndemeranya namwe ko uyu mukobwa yarakeneye abantu bakagombye kumuba hafi muri biriya bihe, ko uretse nawe n'abandi bantu bisanze muri kiriya kibazo, kandi ari we wari meni, ari we wari mu majwi no kurusha abandi muri bariya bakobwa, uretse Mutesi Jolly wajemo kuza nyuma. Ari we mukobwa wari mu majwi, ari we nyirabayazana, ari we watutswe cyane, ari we watewe amabuye cyane. Uyu mukobwa yari akeneye abantu bo kumuba hafi bakareba niba atarahungabanijwe n'imijugujugu yatewe. Uyu mukobwa nyuma yo kwisanga ari misi, ariko akagerekwaho no guterwa amabuye n'abanyarwanda benshi bari inyuma ya Prince Kid, ntabwo tuza kunyura iruhande. Uyu mukobwa yari akeneye abantu bamuba hafi. Abambere wari umuryango we, ntari buze gushyiraho comment ko ntabwo nkuzi. Reka njye ku muryango nzi rero ndi kuvuga nonaha, ndi kunenga umuryango mugari, umuryango nyarwanda. Nimvuga umuryango nyarwanda, ndavuga inshuti ze yasangiraga nazo, kuko ntabwo anyoye wenyine. Ndavuga inshuti ze za hafi, ndabaga ya Shemon you. Niba uzi ko wavuganaga na Muheto muri iyi minsi yashize, wiyita inshuti ye, uri inshuti mbi. Tuve ku muryango we, tugaruke kugeza naho yanywereye. Abangabo bo ni inyamaswa, abanyakabari, bo icyo bashaka n'amafaranga, niyo yanywa zikamwica, they don't care. Ntabwo umuntu bafite. Reka tuvuge ko tubari yanyweragamo cyangwa n'abamaga izo nzoga batigeze bashyira mu gaciro. Reka tugaruke kuri komite y'umuryango mugari naho yakoraga. Mwakoze iki? Niba ibyo ngibyo rero bitarabaye,
ntihabeho gusapotinga uyu mwana nk'umuntu wari utsinze urubanza bigaragara ko ibyatumye yisanga muri trouble, muri ibibazo byatumye yisanga ari uyu ari we, akaba yaratsinze urubanza, ririya hohoterwa yararikorewe, kura kumukomangira ku byumba n'ibindi tuzaze kubuze gusubiramo byaramubayeho, ariko nyuma nk'umuntu wari victim agakorerwa bullying ingana kuriya nka victim. Godfather nkavuga ngo byashoboka ko byaba imwe mu ntandaro yatumye uyu mwana kugira ngo yumve ko ashobora guhumeka cyangwa agomba kwisanga breeding bigakunda, ashobora no kwisanga ari kumwe izo nzoga zikamusunikira gukora ibigize icyaha. Ntabwo ndi guhanagura ibyaha Muheto yakoze. Kubera iyo mpamvu rero ndahamagarira umuryango mugari, birashoboka ko umuntu uhuye n'ikibazo kuba umwere bidahagije, ahubwo umuryango ukamwegera ukamuba hafi ukareba niba nta hungabana byamuteye. Ndasubira muri rya jambo rameki iryo uwo mugabo avuze. Muheto nashaka afite imyaka 40. Muheto ibyo yakorewe yarakeneye abantu bamuba hafi bakamuganiriza bakareba niba ibullying yakorewe cyane mutazi imbaraga z'amagambo, ibyo yakorewe niba bitashobora kumugiraho ingaruka. Godfather wama akanya gato nkakubaza akantu. Go ahead. Urakoze cyane. Uriko wakomeje kugaruka ku kintu kivuga ngo ba bantu bakagombye kuba baramubaye hafi bakamuganira. Turi no kubura. Ubundi mu bundi buzima busanzwe Muheto Divine yarabaye hati hari wa muntu n'ubundi ubona ko ameze nk'umuntu uhora afite ibibazo ari ukuntu umuntu ashobora no kuba busanzwe nta kibazo yari afite ariko akagenda kinywera, yamara kunywa agatwara agahura n'ibyo bibazo nyine nk'ibisanzwe bishobora kuba mu buzima bwa buri munsi. Ariko tugendeye nk'uko urwo ruhande uri kubivugamo ntago byaba ari ibintu bihura. So nashaka kubaza niba yaraganijwe noneho bwo My friend, uri kubitekerezaho gute? Uretse gute nkubwire, reka nkubwire, sibyo? Impamvu ndi kuvuga gutya ntabwo ari byo ntashobora kuvuga. Ntabwo nshaka kujya mu buzima bw'umwana, ariko reka tuvugisha ukuri no reka umuntu ashyireho umucyo. Uriya mwana ibibazo bye no kuba atarastable byaragaragaraga. Muheto akimara ari mu bantu bahawe bourse yo kujya kwiga muri Amerika, yagomba kujya kwiga mu kwa munana umwaka ushize, nibwo yagomba kujya kwiga muri Amerika ajyanye n'uyu mwana w'umukobwa babahanye bourse ari babiri. Ninde uyu nguyu wari girlfriend wa Element? Umwana wagiye kwiga muri Amerika. Ntabwo ibibazo bya Muheto no kuba atarameze neza bije kubera yasinze. No, mugenzi we yaragiye undi arasigara ko atarameze neza. Ubwo ayo nandi makuru urakoze cyane. Uretse gato icyo mvuga ni iki ngiki byo kuvuga ngo umuryango ntabwo umwana bari kumureka ngo atware imodoka. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngiyewe ninza gukondana umuryango mugari muri rusange n'umuryango wa Muheto urazamo, ariko sinshaka kwinjirayo, sibyo? Uyu mwana w'umukobwa bamanze barebe nyuma yuko aba misi ku ishuri yitwara gati yarameze ati. So niba umwana yaragaragaje ibyo bibazo bikagera naho habamo intandaro umugenzi akajya ku ishuri agasigara kandi yarahawe bourse, bahawe bourse n'Imbuto Foundation, ntabwo yigeze agenda. So tugende gakeya rero. Muheto ashobora kuba maybe yarananiranye baramugiriye inama ntibikunde, baramwegereye ariko bagombaga kumufatira imyanzuro. Ntabwo bari kwemera ko uyu mwana ubwa mbere mwarebye ukuntu yatwaye imodoka ukuntu yabaye. Aya masaha twebwe tuba twabibonye hano ku muhanda kuko byagaragaye. Yongeye kugonga, yageze mu rugo kangahe adashobora kwivana mu modoka, yageze mu rugo kangahe yasinze yabaye ibyatsi, yageze mu rugo kangahe. Ibyo ni abantu ba hafi bagombaga kubibona. Bakoze iki? So kavuga nti ntabwo tuza kureba icyo bakoze, ibyo bagombaga gukora niba barabikoze bakamugira inama ntibyari bihagije. Bagomba gukora ibirenze, ntiyisange yakoze ibigize ibyaha. Ariko turebe Gitera, ariko turebe n'icyabimuteye. Ntabwo mwe muri kureba Gitera mukareba ko yabitewe n'inzoga, mukabitera ko yabitewe n'ubwosho bwo kuzigura nk'umu public figure, ariko nge ntabwo ndi kureba Gitera, ndi kureba icyabimuteye. Icyateye Muheto gukora ibi nuko uyu mwana yisanze yikoreye imitwaro adashobora kwikorera wenyine. Mwamukoreye bullying, musubire inyuma muri ibintu mwakoreye uyu mwana, yagomba kubihandura ingate ngo simbwite umwana.
umuntu wari imyaka 18 yisanga yambaye ikamba rya Miss Rwanda ari we wikoreye igihugu cyose ibintu byose bya Prince Kid kese z'imyaka n'imyaka yatambutse rero biri ku mutwe, bamushinja gusambanywa, bamushinja ibintu byose mwamukoreye murabyibagirwe, bamwe mumushinja ko umukozi wa leta murabyibagiwe, muvuga ko Muheto ari umukozi yagiye muri Miss Rwanda ari maneko. Abantu bamubandonye bangana gute kiragihe, none aya masaha ingaruka zabyo zimugezeho, mumugize umuntu mukuru wagomba kwifatira imyanzuro. Aya masaha ku myaka 40 ufite 30 wowe uri muri space, aya masaha sosite igushinje kuba umukozi wa leta uko wagiye muri Miss Rwanda uri maneko ugiye kugira ngo ufungishe Prince Kid bagushinje ibyo bintu babikwa kwifata gute? Ahubwo uyu mwana yaramabuye. Uyu mwana rero ntabwo ngiye ndibuze gushyira ku byaha yakoze, simbivugaho, ndavuga ku kintu kimwe, ndavuga kuri Muheto wisanze igihugu cyose kimuhanze amaso kandi mu buryo muri negative. None aya masaha umwana yahungiye mu nzoga, yagiye kwisha mu nzoga, bimuviremwe ibyaha, abantu bazanga bavuge ngo Muheto ni kinani. Aya masaha y'uyu mwana yishira mu mugozi cyangwa kiha acide, mwari kwa muri kuvuga izindi nkuru. Justice to Muheto. Thank you. Godfather, hari icyo nshaka kubaza aho ngaho. Go ahead. None se kubona byabaye gutyo, ubu ngubu tuvuge yuko ubu ngubu bitagiye kwikuba nk'inshuro ijana wenda, cyangwa nibwo bigiye ahubwo kumanuka, kuko urumva niba yagize ikibazo cya depression none ubu ngubu birushijeho kumenyekana cyangwa bimenyekanye mu buryo buri negative kurusha ko byabaye. Ubwo se ubu ngubu tuvuge noneho ko agiye kugira ikibazo cy'uburwayi, sinzi, ntabwo bisobanutse neza aho ngaho. Sinzi ikibazo bajije aho ngaho. Urabona skandali yabaye, n'ibyabaye ubu ngubu byose hamwe muri rusange azabyakira ate? Niba uyu munsi uvuga yuko hari depression yabimuteye, ubwo se navayo azaba akiri wa wundi tuzi? Ariko rero Muheto mwamaze kumugira nk'umuntu ukeneye umuterapiste, kandi sinzi mwamaze guca urubanza mugiye. Ntabwo ari ni igitekerezo Keminike, turi gutanga ibitekerezo. Icyo ndi kuvuga sinzi impamvu utari kucyumva Keminike. Abantu twumvikana ikintu kimwe, Muheto ibyo yanyuramo byose sibyo, ntabwo ari hejuru y'itegeko. Ibyabaye ni protocol byakurikije uko byagombaga kugenda, kuko ntabwo itegeko ni itegeko, nta n'umuntu hejuru y'itegeko, nabisubiyemo kuva kare. Ariko noneho ngiye wahangana nagarutse ahangaha ngo mujye mufata nk'iyi space nkatwe simple individu nk'abaturage tuba tuyirimo, tuyifate nka sorry, tuyifate nk'agacaca. Ubundi gacaca ni tuzi ko gacaca yaje ivuga ku bintu bya icira abantu bakoze genocide imanza, ariko ku bantu ba kera bazi ko gacaca ni ahantu abantu bicaraga ku mugoroba bakaganira. Tuganira rero nk'abantu muri gacaca rero nk'umuryango mugari nyarwanda. Ari mpamvu ntabwo nubwo nshaka kumenya ibyo polisi yakoze, sinshaka kumenya ngo Muheto yafunzwe, ahandi kumwe n'abanyarwandakazi n'umuryango. Muryango mwe kubona uyu mwana yaducisa akajya mu amategeko akaba ari kumuhana, ni uburangare bwanyu, ni uburangare bwacu. Tuve ubundi mwihangane, ngiye kuba umusaza ho gato. Ubundi mu muco cyangwa mu muco nyarwanda habaho umuryango muzi cyari uyu muryango w'inzu bafungura. Uyu muryango ni umuryango winjiramo na famiye yawe, uriya muryango ubyara, uriya muryango w'inzu, uriya muryango winjira mu nzu imiryango ikavamo, ubyara umuryango mugari, societe ikuzungurutse. So ndahera ku muryango wa Muheto nze mu muryango mugari nyarwanda. Uyu mwana araducitse, amategeko aramufata, tubyumvikane, twemere ko twabaye abanyantege nkeya. Muheto akaba yaracitse umuryango kuko umuryango wamurangaranye, itegeko rikaba ari mukaciye. Itegeko riragenda rikora ibyaryo, ariko umuryango ntimuzana mushima itegeko ribambuye umuntu kuko mwamurangaranye. Simple as that. Uyu mwana yakoze accident ku munsi wa mbere. Kwanza nuko dufite polisi yihangana bahatari kubisobanura neza mu kanya. Yaragonze ku munsi wa mbere yasinze, polisi ishiramo imiyaga,
araganirizwa, reka tubivuge uko bamuganirije, nk'uko baganiriza undi muntu. Ntabwo bamuganirije nk'umuntu ufite ibibazo, nta nubwo bashatse kumenya icyamuteye kunywa izo nzoga. Mbere yuko tureba ko Muheto yanyoye, ni ese tuganiriye nk'amwe nk'abantu bari hano, tugire mu ishanisha, mwe mutekereza ko ari iyihe mpamvu yatuma Muheto anywa akageraho agera ku rugero rwo kunywa akagenda yasinze akananirwa gutwara imodoka? Nuko ari ingeso yo kunywa inzoga uriya mwana afite? Niko mubibona? Njye ku ruhande rwanjye ndabona atari byo. none se niwe wa mbere byaba bibayeho, nta bandi bafungwa batwaye reka twumve n'abandi bageze aha ngaha. hari umuntu bita Ruhumuriza. Yego. Okay, Ruhumuriza. Muraho neza. Cyangwa nimushobora kunyumva? 5 Koze. Murakoze. Ngiye wenda ndaza kuvuga, ndashaka kubivugaho muri rusange ku bijyanye no ko umuntu yanywa inzoga ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mutwe. Nibyo ko umuntu ashobora kugira ibibazo byo mu mutwe bikamuviramo gukoresha inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Nanone kandi birashoboka ko umuntu yakoresha inzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge nabyo bikavamo kumutera kuba yagira ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ni vice versa. Ariko tugarutse kuri mushiki wacu Muheto, ikigaragara cyo biragoye ko nta raporo ya muganga twamwatributingaho indwara runaka cyangwa se twavuga ngo afite indwara runaka. Ariko dushingiye ku maso y'ibigaragara, turebye ibyo yanyuzemo, ari mu mubare munini w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi twavuga ko bafite ibyago byinshi byo kugira uburwayi cyangwa se ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Hanyuma rero wenda ku bijyanye n'amategeko byo ntacyo nabivugaho, nta makuru bifite, sinzi nuko bikorwa. Icyakora inyandiko zigaragaza ko hari aho bahana gukoresha ibiyobyabwenge, hari ibyo bakora nka decriminalization cyangwa se bakabikuraho icyaha, bakashyira imbaraga muri program zirwanya gukoresha ibiyobyabwenge. Ahandi bagahana. Ibyo byose nabigarukaho cyane, ahubwo icyo nifuza wenda kugarukaho particularly ku muryango nyarwanda. Mu gihe tubona abantu umuntu ashobora kugira ikibazo, ubutumwa bw'ibanze ni uko umuntu akwiriye kureba ku nshuti ye, nawe akirebaho ubwe, kugira ngo igihe abona ashobora kuba afite ikibazo amufashe cyangwa amugire inama kujya kwa muganga hakiri kare bitaravamo ibindi bibazo. Icya kabiri, ubutumwa butambutswa hano ku mbuga nkoranyambaga, ababutanga nabo bakwiriye kwitonda. Uyu munsi Muheto aramutse afite ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ubutumwa butambuka hano bukaba butamuvuga neza, byamwongerera amahirwe yo kugira ngo icyo kibazo afite gikure. Ni byiza ko message dutambutsa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi zigomba kuba, ni byiza ko zaba zubaka kugira ngo hatagira abo zongerera ibibazo cyangwa se abo zibijyanamo. Icya gatatu, nyuma yo kureba inshuti ndetse no gutambutsa ubutumwa bwiza, ni byiza ko umuntu igihe mu by'ukuri mu muryango wawe, mu nshuti zawe, igihe ubona umuntu afite ikibazo, kumutangaza ntabwo aribyo bibanza mu kumufasha, ahubwo mu kumwegera no kumwegereza muganga niyo ntambwe ya mbere kuruta kumutangaza. Ibyo inzego ziba zakoze ibyo ni akazi, ahubwo wowe n'inshuti yawe mu gihe ubona afite ikibazo ukashobora kubinotisinga cyangwa se kubibona, mbere yo gutanga amakuru ku bandi ngo bamuburinge, ni byiza kumwegera ukamuha amakuru, ukamubwira ko abana bitameze neza, byaba na byiza yakwemerera mukajyana kwa muganga kugira ngo umufashe ataragira izindi ngaruka. Numva wenda ari ubwo butumwa numvaga ngewe natanga. Dukwiriye cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zirebwa na benshi. Urabona nk'uyu munsi abantu bamenye iyi nkuru ntibabarika, ije rero ikurikiwe n'amakuru mabi, urwaye yarushaho kurwara byamukomerera. Ni byiza ko dutanga message nziza, tugacekinga ku nshuti zacu, ndetse n'ubundi butumwa bukomeza abafite ikibazo byarushaho kuba byiza. Murakoze, mugoroba mwiza. Rame, urakoze cyane Ruhumuriza, urakoze cyane ku gitekerezo cyawe. Abi, Rame, hari ikintu ashaka kubaza Goodfather.
sinzi niba munyemerera. Godfather yakomeje kugaruka cyane kuri public nyarwanda. So mwibaza public nyarwanda we yumvaga yakora iki muri rusange? Ukuri yumva polisi niyo yakabaye nka reflection ya public nyarwanda. Noneho polisi kubwira yuko bimaze kuba rimwe kabiri noneho birenze, kandi polisi nk'umubyeyi cyangwa wenda inzego ntabwo yakomeza kureba ibintu birimo kwangirika ngo nayo ikomeze iceceke. Igomba kuvayo ikagaragaza ikibazo, kubera yuko n'ubundi kiba cyabaye kikaba muri rusange, kikaba muri public ikakireba. Rero ndumva ntabwo twakomeza kurenganya inzego kubera yuko n'ubundi ntako none se zitabigenje. muvandi buretse gato nkubaze nk'icyo kibazo koko kireshya na kilometero Godfather aragisubiza ati cyo tuvugisha ukuri. reka musubize muri aya magambo nubwo akibajije ariko nyuma nkabiberwa n'ibyo abajije arakibajije numva arimo aranagisubiza. oya nyuma ahubwo nyuma nuko azanyemo ngo turabaza inzego iki, ntabwo wa mugabo we mujye muvuga mwabanje kumva, ariko reka nze ndamusubize muri aya magambo magufi. Ntawigeze agira ikintu ashinja inzego zakoze akazi. Nuvuga polisi igendera ku mategeko, ikoresha itegeko, ntabwo polisi ari umuryango. Yego nabo bajya inama, ariko polisi ikoresha itegeko kurusha ukuntu yajya n'inama. Iyo urenze ku itegeko baraguhana, iyo izana amategeko ku meza ntabwo izanamo n'ibyo kuzana ngo umuryango mugari ntabwo ikoresha itegeko. Ntawigeze akondana, kandi ugerageze kubyumva biragoye cyane kugira ngo umuntu asubize umuntu rero utabashije kumva. Bura hari ukumva kugira ngo wumve no kumva ngo uvuge, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ahubwo reka nze mbwire Ruhumuriza my brother, reka nkubwire ko nanakiriyaringi wenda nawe ushobora kuba wanyumvisha nabi n'abandi babyumve. Nta wigeze ashinja ko uriya mwana arwaye cyangwa ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Mugerageze kunyumva, mutaza kuvuga ngo navuze ngo afite ikibazo cyo mu mutwe. Oya, kabisubiremo bwa nyuma n'uyu nguyu ubajije no nahabyumve. Njyewe mu mboni zanjye mbona icyakuririye uyu mwana kunywa inzoga, reka mbyite bikabije nk'uko itangazo ribivuga. Mbona icyamukururiye kwisanga ashobora kuba umusinzi akanywa inzoga kuri ruriya rugero nk'urwo batubwiye. Natanze igitekerezo ndavuga nti mbona yarabikururiwemo. Reka ze nkoresheje ijambo kugira ngo byumvikane bitaza kugaragara nabi. N'agahinda gakabije. Hari igihe umuntu agira agahinda cyangwa akagahura akisanga muri situation, abantu murabizi mujya muhura n'ibibazo nk'abantu b'abagabo. Abagabo benshi bahuye n'ibibazo biyahuza inzoga cyangwa bagashaka n'ibindi biyahuza kugira ngo bongere kumva batuje muri bo. Ibi ngibi ni ibintu mwese muzi muri bakuru. Ndavuga nti rero uyu mukobwa kwisanga muri ibi bintu ku myaka ye, siwe mukobwa wenyine utwaye mu Rwanda. Hari abakobwa mu rugero rwe batwara amamodoka, sibyo? Ndavuga nti njye mu mboni zanjye mbona icyateye uyu mukobwa kugera kuri uru rwego, n'ubwa mbere bikaba n'ubwa kabiri bikaba. Njye mu mboni zanjye harimo no kuba yarahuye n'ibintu nk'uko bisomaze kubisobanura Ruhumuriza, adashobora gusiporta ikapasite y'ubwonko bwe itagombye kwakira, bullying yakorewe n'ibindi nk'ibyo. Uravuga ati umuryango mugari, kansubize kuri uyu musore rero ngo umuryango mugari ngo wagombaga gukora iki? Reka mbivuge zikamo zitahanye. Nihishe mu muryango mugari, ariko 99% inshuti ze za hafi, umuryango wakomokamo ntabwo mwabaniye uyu mwana, mwaramurangaranye. Umuryango mugari se muri mvuze umuryango mugari nuko nashatse kubisasira, ariko kuri kubutumwa butambuke. Abantu mwese mwari mufite aho muhuriye n'uriya mwana, cyangwa mufite aho muhuriye no gukora cyaha, hari kandi aracyari muri societe. Kuba ashobora kwisanga aha akagonga ubugira kabiri muri inshuti mbi, umuryango we mugende nimujya mugera mu bantu mujye mugira isoni, ntabwo mwamubaniye. Mwari no guhamagara niyo modoka ikamuva mu maboko. Ubwa mbere ari mwambuye ubuzima murabibona, ubwa kabiri bimubayeho, ubwa gatatu zamwica. Muri inshuti ki? So reka ndeke gukoresha umuryango mugari. Umuryango w'uyu mwana, inshuti ze za hafi, uyu mwana ntimwamubaniye. Yisanze agongana n'itegeko,
yakoze ibigize ibyaha kuko mutamubaniriye umuryango muzima. Shame on you. Mugire umunsi mwiza. aha Lame uranyumva hari umuntu bita ntabwo icyo mvuga njya kuvuga okay abe nibyo murakoze cyane urakurikirana n'umuntu bita Rumuri TV